menya inzozi zawe. Turareba rero iyo umuntu arebonye ijoro cyangwa umwijima, ni ukuvuga ngo akagenda akaba ari ahantu habona ari mu muco, ariko hejuru ye akaba atwikiriwe n'ikirere cy'umwijima, cyangwa akagendera mu mwijima hejuru ye hakaba ikirere cy'umuco. Iyo rero ubonye umwijima, haba mu inzozi, haba mu kubonekerwa, haba mu iyerekwa, haba mu buhanuzi, haba mu nyandiko zidasobanutse, haba mu kimenyetso n'igitangaza, haba mu ihishurirwa, ibyo byose Imana ibifite umugambi kuri we, kandi hari ukuri kuza kubonekamo. Umwijima rero usobanura ibintu 12. Ahangaha Salomo aravuga ati, Uwiteka yavuze ko azaturana mu mwijima wicura burindi. Hari umwijima rero bisobanura ngo ni abanyamahanga. Abanyamahanga ni umwijima, na nizo mpamvu Imana izahindurira Aburahamu amabuye abana kugira ngo bitirirwe izina ryayo. Nuvuga ngo abanyamahanga nabo baje mu nzu y'Uwiteka bakorera Imana. Gatatu, noneho umwijima ni ibyago. Tunga ukuboko kwawe mu ijuru, umwijima ucure mu gihugu cya Egiputa, umwijima umeze nk'igikorwaho. Mose atunga ukuboko mu ijuru, umwijima wicura burindi ucura mu gihugu cya Egiputa cyose, umara iminsi 3, ntihagira abarebana cyangwa uwahaguruka akava aho ari. Bimara iminsi 3, ariko mu mazu y'Abisirayeli hose barabonaga. Bisobanura ngo Uwiteka ategetse Mose ari gutegura icago ca 9. 12, umwijima ni ubujiji. Ahangaha rero tumenye neza ko iyo weretswe ukabona umwijima, ushakisha mwabira bintu bitandukanye uko biri. Hariya urupfu ni Nahumu gice ca 1:8, na Yobu 34:22. Umuvumo ni Zaburi ya 35:6, na Yobu 3:4. Ahangaha Yobu yarageze mu mubabaro ukomeye, ashaka kuvuga ko ari mu mubabaro ukomeye. Noneho rero avuma umunsi yavutseho. Bisobanura ngo umwijima hariya ni umuvumo. Nico gituma hazababera mu ijoro kugira ngo mutagira ico mwerekwa, kandi hazababera umwijima kugira ngo mutazahanura, kandi izuba ntirizarengera ku bahanuzi, n'amanywa azababera ubwire. Bisobanura ngo ahangaha umwijima ni ubujiji. Ushobora noneho kurota ugenda ukareba imbere, ukabona imbere yawe hari umwijima. Ushobora kuba uhagaze ahantu habona hejuru yawe hari ikintu kirumbaraye kimeze kigisakaye, ariko ari umwijima. Ushobora kuba uri kugenda mu mwijima ukabona imbere y'uwo mwijima ari umuco. Ushobora kuba uri kugenda noneho igice kimwe ari umuco, ikindi ari umwijima. Ahangaha rero ni ugupfuka mu gasenga kugira ngo Imana ibashe kuguhishurira, ikubwire ico bibasha gusobanura. Menya inzozi zawe. Umwijima ni iki? Igihe uzabona umwijima utekereze kuri ibintu ko ari 12, uzabonamo ukuri kwawe. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka gusuhuze inshuti ya gusenga everyday, nizere kumeze neza kandi nimba uri no mu bibazo wihanganye. Ubusanzwe muri kumwe naje bana Fredouane, Imana wo mugisha. Gusenga buri munsi, nusenga uzanesha, no gusenga uzanesha. Abari muri Aziya tubasuhuje, abari muri Australia tubasuhuje, abari ku mpande zitandukanye, abari mu Burundi, abari mu biyaga bigari mwumva Ikirundi n'Ikinyarwanda, tubakiriye kuri channel ya gusenga everyday. Tubabwira ngo turabakunda cyane, muri inshuti zacu zakadasohoka, muri inshuti zacu cyane kuko muhitamo kureba ibiganiro byacu. Ushobora bwa mbere ugeze kuri gusenga everyday, tugusaba ngo ukande subscribe kugira ngo uzazubone ibiganiro byacu bitakugoye, kandi ibiganiro byacu uzubigeza ku nshuti zawe. Inshuti zawe ukunda ugomba kubagezaho ubutumwa bwiza. Tuzagabana ku mugabane wo kwamamaza ubutumwa bwiza. Ni no kwihutisha Yesu. Kuvuga ubutumwa bwiza no kwihutisha kwa Yesu. Imana iwo mugisha rero. Pastor tukwakiriye, watangira usenga Imana kandi unakomerezaho. Mana turagushimiye, turaguhimbaje kuri kumwe natwe. Ijambo ryawe ritumbere umutsima utera imbaraga ku baryumva bose, abatuye ahatandukanye mu mahanga yose. Buri wese uhumurizwa mu mutima yumve ahagurukiye kukugana,
kandi itoro ryawe rikomere nk'uko Pawulo yaravuze ngo icyo tuzirikana iteka ryose ni itoro witangiye ukaricunguza amaraso yawe, abazimiye bakiri mu mwijima bakugarukire bakumenye, maze nugaruka mu bwiza bwawe buri wese azitegure kugusanganira, maze ubacure bibe ingoma y'iteka, ni ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, amina. Tugiye kuganirira hamwe noneho ikindi cyitwa menya inzozi zawe. Twabateguriye kumenya inzozi. Turabanza gusoma mu ngoma ya kabiri, ibice byaho ni 6 umurongo wa mbere. Haravuga ngo Salomo aherako aravuga ati, Uwiteka yavuze ko azaba mu mwijima w'icuraburindi. Uwiteka yavuze ko azaba mu mwijima w'icuraburindi. Menya inzozi zawe. Turareba rero iyo umuntu bonye ijoro cyangwa umwijima, ni ukuvuga ngo akagenda akaba ari ahantu habona ari mu mucyo, ariko hejuru ye akaba atwikiriwe n'ikirere cy'umwijima, cyangwa akagendera mu mwijima hejuru ye hakaba ikirere cy'umucyo, cyangwa se akaba agenda ari ahantu habona akaba agiye guhura n'ikintu cy'umwijima, cyangwa se akagendera mu mwijima akaba agiye kuwusohokamo. Turareba iyo ubonye umwijima biba bivuga iki. Ushobora kubona umwijima mu nzozi, ushobora kubona umwijima mu kubonekerwa, ushobora kubona umwijima mu kurota, ushobora kubona umwijima mu kwerekwa, ushobora kubona umwijima mu buhanuzi, ushobora kubona umwijima mu nyandiko zidasobanuka, ushobora kubona umwijima mu ihishurirwa. Ibyo byose bigira icyo bitubwira. Cyangwa Imana ikazana umwijima nk'ikimenyetso n'igitangaza imbere y'abantu, noneho Imana ikaza guhishura icyo bisobanura. Iyo rero ubonye umwijima, haba mu inzozi, haba mu kubonekerwa, haba mu iyerekwa, haba mu buhanuzi, haba mu nyandiko zidasobanutse, haba mu kimenyetso n'igitangaza, haba mu ihishurirwa, ibyo byose Imana ibifite umugambi kuri we, kandi hari ukuri kuza kubonekamo. Umwijima rero usobanura ibintu 12. Umwijima icya mbere ni ijoro, icya kabiri ni ibyago, icya gatatu ni abanyamahanga, icya kane ni ibyaha, icya gatanu ni ibinyoma, icya gatandatu ni urupfu, icya karindwi ni umuvumo, icya munane ni umubabaro, icya cyenda ni igihome gikingira, icya 10 ni ubwisho bw'Uwiteka, icya 11 ni ibanga, icya 12 ni ubujiji. Umwijima usobanura ibintu 12. Noneho tugiye kuganira uko ijambo ry'Imana rivuga mu itangiriro igice cya mbere umurongo waho n'uwa 5. Haravuga ngo Imana yita umucyo amanywa, noneho yita umwijima ijoro. Tuganire tukareba umwijima ni iki. Mu busobanuro bw'ukuri umwijima ni ijoro, narizo mpamvu Uwiteka afashe umucyo akawita amanywa, agafata none umwijima akawita ijoro. Itangira igice cya mbere umurongo wa 5 nuko umwijima usobanura ijoro. Ingingo ya mbere rero ni ijoro. Ahangaha Salomo aravuga ngo aherako aravuga imbere y'iteraniro ati, Uwiteka yavuze ko azaba mu mwijima w'icuraburindi. Hariya mu itangiriro no mu gitabo cyo Kuva, tubanze Kuva ibice 19 umurongo waho n'uwa 5 n'uwa 6. Aratubwira hati, none ni mu nyumvira by'ukuri, mukitondera isezerano ryanje, muzambera amaronko, mbatoranije mu mahanga yose kuko isi yose ari yanje, kandi muzambera ubwami bw'abatambyi n'ubwoko bwera. Ayo aba ariyo magambo ubwira Abisirayeli. Ubwo nuvuga ngo ni Imana yatumaga Mose kugeza aya magambo ku Bisirayeli. Hano rero muri Petero ya mbere igice cya 2 umurongo waho n'uwa 9 haravuga ngo, ariko mwebweho muri abatambyi b'ubwami, muri ishanga ryera, muri ubwoko bwatoranijwe, muri abantu Imana yaronse kugira ngo mwamaze ishimwe ryayo. Imana yarabahamagaye ibakura mu mwijima ibageza mu mucyo w'itangaza. Ahangaha rero Salomo aravuga ati, Uwiteka yaravuze ati, nzatura mu mwijima w'icuraburindi. Imana yatoranije Abisirayeli ku bwoko bwayo igatura hagati yabo. Noneho rero
kubera abanyamahanga batari ubwoko bw'Imana. Mu Baefeso igice cya 2 aravuga ngo ntitwari ubwoko, ntabwo twagiraga identite, twaze guhuzwa n'amaraso ya Yesu. Mu Isezerano rya kera rero Salomo aravuga ngo Imana izatura no mu mwijima w'icuraburindi. Bwari ubuhanuzi buvuga ko Uwiteka Imana azakorana n'abanyamahanga. Ahangaha rero Dawidi yari yarateguye kubaka urusengero rw'Imana, ashaka ibikoresho byose biri mu ngoma ya mbere igice cya 22 ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 13. Yarari yabiteguye arabitunganya, ibiti bikomeye cyane, imisumari, maze ategura koko kubaka inzu y'Uwiteka. Ariko ijambo ry'Imana hari ku ngoma ya mbere ibice 22 ijambo ry'Imana riravuga ngo Uwiteka abwira Dawidi ngo ntabwo uzubakira inzu yanje, izina ryanje inzu, kuko warwanye intambara zikomeye, wavushije amaraso menshi ku isi, ntabwo uzubaka inzu ngo nyituremo. Ariko Uwiteka Imana imaze kurahira Dawidi ko atazubaka inzu ngo ayituremo, imuha amasezerano, iramubwira ngo mu rubyaro rwawe hazava umuntu witwa Salomo, uwo niwe uzazana amahoro mu Bisirayeli. Ntabwo azaba umurwanyi, ahubwo azaba umwubatsi. Murabizi ko abami b'Abisirayeli bari bafite buri wese umuhamagaro we. Sawuli yari afite umuhamagaro wo gushobora gutamba. Dawidi rero yarazi kurwana intambara, akigarurira uturere atwita utwa Isirayeli. Salomo nawe ahamagarwa n'Imana nk'umwubatsi. Ariko Dawidi amaze gutegura ibikoresho, arabitunganya bimeze neza, imyerezi, ibiti bikomeye, imisumari. Noneho Uwiteka aramubwira ngo ntabwo uzubakira izina ryanje inzu, kuko amenya amaraso menshi ku isi, warwanye intambara zikomeye, urica umara abantu, ntabwo uzubakira izina ryanje inzu. Ariko nguhaye amasezerano, kuri iryo sezerano yagize ishaka ryo kunyubakira inzu, mu rubyaro rwawe hazaba umuntu azitwa Salomo. Salomo mu gihe bisobanura ngo mahoro. Niwe uzazana amahoro mu Bisirayeli, niwe uzanyubakira inzu nzaturamo. Noneho Salomo nawe avuga amagambo, aravuga ngo ahera ko aravuga ati Salomo Uwiteka yavuze ko azaba no mu mwijima w'icuraburindi. Yohana umubatiza amaze kubwira abafarisayo ati ninde wababwiriye kuhunga umujinya uzatera, arababwira ngo mwere imbuto zikwiriye abihanye. Yohana umubatiza yarabwiye ngo ntimwibwire ngo ko mufite sogokuruza Aburahamu, Imana ishobora guhindurira abana ba Aburahamu muri aya mabuye sinyifi. Nubwo urubyaro rwa Aburahamu ari byo rwiratanaga kwari sekuru w'abizera, ariko Imana ishobora guhindurira Aburahamu abana muri aya mabuye. Bisobanura ngo ntabwo abakomoka kuri Aburahamu gusa mu buryo bw'umubiri bazakorera Imana, ahubwo Aburahamu ni sekuruza w'abizera, ni mu buryo bw'umwuka. Abanyamahanga nabo bakwitwa urubyaro rwa Aburahamu bagahinduka ya mabuye. Muri Luka rero hari 19 umurongo wa 30 haravuga ngo nimutarangurura n'amabuye azarangurura. Bisobanura ngo yari yabonye ko Abisirayeli barizirengagiza ubutumwa bwiza bahawe, yari yabonye ko Abisirayeli bazirengagiza ibyo babikijwe n'Imana. Noneho Imana igahamagara mu banyamahanga bagasohoza umurimo wayo. Niko kuvuga ngo abanyamahanga ntibari bagira ubwoko, ntibari ubwoko, bari abanyamahanga ku bw'amasezerano. Ariko Imana ibahuza, ikuyeho rwa rusika rwabatandukanyaga kwitwa Abayuda n'Abagiriki, ibashira mu nzu yitiriwe izina ryayo, ariryo torero ryayo. Abanyamahanga nabo bahinduka ya mabuye abasha gukora. Salomo aravuga ngo Uwiteka hari mu mwaka wa 4 wo ku ngoma ye. Ijambo ry'Imana hano ku bice 37 ibice 6 umurongo wa 37, ingoma ya 2 637 haravuga hati ingoma ya 2 ibice 6. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Salomo yubakiye koko inzu Uwiteka, ariko noneho mu bami ba mbere, abami ba mbere ibice byaho ni 6 umurongo wa 1 havuga uko imyaka yakoresheje kugira ngo yubake inzu y'Uwiteka. Tureba ayo magambo mu bami ba mbere
ibice ni bitandatu. Twumva uko atubwira, aratubwira hati hashize imyaka 480 Abisirayeli bavuye muri Egiputa, Salomo atangira kubaka inzu y'Uwiteka mu mwaka wa 4 ariho ku ngoma, hari mu kwezi kwa Zivu ariko kwezi kwa kabiri. Hari umurongo wa 37 Abami ba mbere 6 baravuga ngo igihe batangiriye kubaka urufatiro rw'inzu y'Uwiteka hari mu kwezi kwa Zivu k'umwaka wa 4 mu kwezi kwa Bura ariko kwezi kwa munani k'umwaka wa 11 buzuza inzu n'imyanya yayo yose uko yari igenewe yose. Nuko amara imyaka 7 ayubaka. Nuvuga ngo hahise imyaka 7 n'igice, kutangiriye mu kwezi kwa kabiri ukageza mu kwezi kwa munane kundi mwaka ari umwaka wa 7 ni imyaka 7 n'igice, mu kwezi kwa 11 mu mwaka wa 11. Salomo ro mu mwaka wa 4 y'imye ingoma yatangiye kubaka, ayisoza mu mwaka wa 11 ariko yatangiye mu kwezi kwa kabiri asoza ari mu kwezi kwa munane. Bisobanura ngo yubatse imyaka 7 n'amezi 6 ariyo myaka 7 n'igice. Ahangaha Salomo aravuga ati Uwiteka yavuze ko azaturana mu mwijima w'icuraburindi. Hari umwijima rero bisobanura ngo ni abanyamahanga. Abanyamahanga ni umwijima, na nizo mpamvu Imana izahindurira Aburahamu amabuye abana kugira ngo bitirirwe izina ryayo. Nuvuga ngo abanyamahanga nabo baje mu nzu y'Uwiteka bakorera Imana. Gatatu, noneho umwijima n'ibyago. Hariya muri Yeremiya ibice 13 umurongo wa 16 aravuga ngo murambure ukuboko mu Uwiteka Imana icubahiro itari yabamanurira imwijima. Mwakwifuza umuco Imana yabamanurira umwijima w'icuraburindi. Bisobanura ngo aha Yeremiya avugaga ibyago. Umwijima ni ijoro, umwijima ni abanyamahanga, umwijima ni ibyago. Hariya ku banyamahanga rero byasobanutse muri Petero ya mbere 2 umurongo wa 9 havuga ngo mwebweho muri abatangi b'ubwami, muri ishanga ryera, muri bwoko bwatoranijwe kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye ikabakura mu mwijima ikabinjira mu muco wayo, ikabinjiza mu muco wayo witangaza. Bisobanura ngo abanyamahanga ni umwijima, ibyago ni umwijima. Haravuga ngo muhimana icubahiro itarabamanurira umwijima, mwasaba umuco yabamanurira umwijima w'icuraburindi. Hari muri Yeremiya 13 umurongo waho nuwa 16 twumva uko atubwira. Yeremiya 13 umurongo waho nuwa 16 aravuga ngo ni mu Uwiteka Imana yanyu icubahiro itarazana umwijima, ibirenge byanyu bitarasitara ku misozi iriho umwijima, kandi mwategereza umuco akawuhindura igicucu c'urupfu, akawuhindura umwijima w'icuraburindi. Bisobanura ngo umwijima ni ibyago. Ahangaha rero Abisirayeli bari kuva mu Egiputa, Uwiteka Imana yabateje ibyago 10. Murabizi ko icago ca mbere amazi yahindutse amaraso, icago ca kabiri igihugu cuzura ibikeri, icago ca gatatu igihugu cuzura inda zirakwirakwira mu mazu n'ibwami kwa Farawo, icago ca kane hatera ibibugu, icago ca gatanu hatera iragara, indwara yitwa muryamo ni indwara y'amatungo, icago ca gatandatu hatera ibisebe, icago ca karindwi hatera urubura, icago ca munane hatera inzige, icago ca 9 hariya mu Kuva ibice 21 kugeza 23 haratubwira ngo Uwiteka iteza umwijima abanyegiputa. Ijambo ry'Imana ravuga ngo tunga ukuboko mu ijuru. Imana iri kubwira Mose atunze ukuboko mu ijuru haba umwijima. Uwiteka Imana yari yategetse ngo umwijima uraba nkigikorwaho. Ubwo noneho rero umwijima uramanuka, nta wabashaga guhaguruka, nta wabashaga kureba, nta wabashaga kunyiganyiga, nta wabashaga kumenya iyaja. Ahangaha aravuga ngo Uwiteka ni ku cago ca 9
abwira Mose ati tunga ukuboko kwawe mu ijuru umwijima ucure mu gihugu cya Egiputa umwijima umeze nk'igikorwaho. Mose atunga ukuboko mu ijuru umwijima wicura burindi ucura mu gihugu cya Egiputa cyose umara iminsi 3 ntihagira abarebana cyangwa uwahaguruka akava aho ari. Bimara iminsi 3 ariko mu mazu y'Abisirayeli hose barabonaga. Bisobanura ngo Uwiteka ategetse Mose ari gutegura icago ca 9 aramubwira ngo tunga inkoni yawe mu ijuru. Atunze inkoni mu ijuru hamanuka umwijima uteye ubwoba. Uwiteka aravuga ngo tunga ukuboko kwawe mu ijuru maze haza umwijima umeze nk'igikorwaho. Mose akora nk'uko Uwiteka yategetse, haza umwijima wicura windi mu gihugu cyose cya Egiputa. Ntihagira abantu babasha kurebana, ntihagira ubasha guhaguruka muri uwo mwijima, noneho nk'uko Uwiteka yategetse. Ariko ijambo ry'Imana ravuga ngo mu mazu y'Abisirayeli harabonaga. Cyari icago cya 9 rero, umwijima usobanura ngo ni ibyago. Noneho rero umwijima 4 ugasobanura ibyaha. Abatesaloniki ba mbere igice cya 5 ku murongo wa mbere ukayiza ku murongo wa 4 haravuga ngo ariko mwebweho ntabwo muri mu byaha kugira ngo uwo munsi wo kugaruka k'umwami Yesu ubatungure nk'umujura. Hano mu Batesaloniki ba mbere ibice ni 5 umurongo wa 4. Noneho ku murongo wa mbere kugera kwa 3 havuga abazatungurwa n'ubanga bazaba batiteguye, abo ni abanyabyaha. Yesu azabatungura nk'umujura kuko ubwo abantu bazaba bavuga ngo namahoro nta kibi, nibwo kuza k'umwami Yesu kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo ntimuzabasha kubirokoka na hato. Ku murongo wa 4 wa Tesaloniki ba mbere 5 bavuga ngo ariko mwebweho ntabwo muri mu mwijima ngo uriya munsi uzabatungure nk'umujura, ahubwo muri abana b'umuco. Ntabwo muri mu mwijima, muri abana b'umuco. Igice cya 5 haravuga ngo Abatesaloniki ba mbere 5 murongo wa mbere ariko bane data iby'ibihe n'iminsi ntimugomba kubyandikirwa kuko ubwanyu muzi neza yuko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'uko umujura aza nijoro. Ubwo bazaba bavuga bati ni amahoro nta kibi kiriho, nibwo kurimbuka kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite, kandi ntibazabasha kubikira na hato. Ariko mwebweho bene data ntimuri mu mwijima ngo uwo munsi ubatungure nk'umujura. Ntabwo abakiranutse batungurwa, bazaba biteguye. Ariko ijambo ry'Imana ngo ariko mwebweho ntimuri mu mwijima bisobanura ngo ariko mwebweho ntabwo mukiri mu byaha. Yesu Kristo rero ntabwo azatungura abakristo, ahubwo azatungura abakiri mu byaha. Uhora witeguye ntabwo Yesu yamutungura, kuko umujura aje umuntu ari maso yabimenya. Ubwo rero abakiranutse bazamenya igihe cyo kugaruka k'umwami Yesu. Ahangaha rero abera b'Imana ntabwo bakiri mu mwijima, bisobanura ngo ntabwo bakiri mu byaha. Noneho 5 muri Yoweli 2:31 na Matayo 3:6 umurongo wa 23 hatubwira umwijima ko ari ibinyoma. Hariya muri Yoweli 2:31 na Matayo 6 twumva uko havuga. Matayo 6 umurongo wa 23 twumva uko havuga. Matayo 6 umurongo wa 23 haratubwira hati, Matayo 6:23 haravuga hati ariko niriba ribi umubiri wawe wose uba ufite umwijima. Nuvuga ngo itabaza ry'umubiri ni ijisho. Ijisho ryawe nirireba neza umubiri wawe wose uba ufite umuco. Ariko niriba ribi umubiri wawe wose uba ufite umwijima, nuko umuco ukurimo nuba umwijima, mbega uwo mwijima ukuba ari mwinshi. Ahangaha muri Matayo 6:23 umwijima ahangaha usobanura ibinyoma. Hari abavuga ko ijisho ry'umuntu ariryo tabaza ry'umubiri, ariko ijisho ribaye ribi umubiri urangirika. Nta nizo mpamvu ijisho ni tabaza
ariko umwijima hariya ni ibinyoma muri Matayo 6:23. 6 umwijima ni urupfu, 7 umwijima ni umuvumo, 8 umwijima ni umubabaro, 9 umwijima ni igihome gikingira, 10 umwijima ni ubwisho bw'Uwiteka, 11 umwijima ni ibanga, 12 umwijima ni ubujiji. Ahangaha rero tumenye neza ko iyo weretswe ukabona umwijima ushakisha mwabira ibintu bitandukanye uko biri. Hariya urupfu ni Nahumu gice ca 1:8 na Yobu 34:22. Umuvumo ni Zaburi ya 35:6 na Yobu 3:4. Hariya dusomye muri Yobu 3:4, Yobu 3:4 aravuga hati, uwo munsi uhinduka umwijima, Imana iri hejuru ye kuwitaho, kandi we kumurikirwa n'umuco, umwijima n'igicucu c'urupfu biwigarurire. Ahangaha yo yarageze mu mubabaro ukomeye, ashaka kuvuga ko ari mu mubabaro ukomeye. Noneho rero avuma umunsi yavutseho, bisobanura ngo umwijima hariya ni umuvumo. Ahangaha aravuga ngo uwo munsi uhindike umwijima. Hano hanyuma y'ibyo Yobu aterura amagambo avuma umunsi yavutseho, aravuga ati, umunsi navutseho urimburanwe nijoro, havuzwe ngo mama yasamye inda y'umwana w'umuhungu. Uwo munsi uhinduka umwijima, Imana iri hejuru ye kuwitaho, kandi we kumurikirwa n'umuco, umwijima n'igicucu c'urupfu biwigarurire. Igicu kiwubarareho, igitera ubwira kabiri cyose kibutere ubwoba. Iryo joro umwijima w'icuraburindi urifate, ye kunezeranwa n'iminsi y'umwaka. Ahangaha ni umuvumo waje ku munsi Yobu yavutseho, awifuriza kuvumwa. Yarari mu mubabaro cyane ukomeye, yarari mu kaga gateye ubwoba, noneho yibwira kuvuma. Hari umwijima uhinduka umuvumo, kuko yarasa n'ushaka kugarura umunsi yavutseho umuvumo, yibwira ko akaga kamujeho gashobora kuba wenda ari umuvumo. Ariko imyumvire ya Yobu ntabwo yumvaga ko ari umuvumo, ahubwo ubusesenguzi bw'amagambo buvuga ko umwijima yabitekereje nk'umuvumo, arawuvuma. Hariya muri Nahumu igice ca 1:8 havuga iby'urupfu. Noneho hariya muri Amosi 5:8 ni umubabaro. Hariya muri Yosuwa 24:7 ni igihome gikingira. Hariya muri Zaburi ya 18:12 ni ubwisho bw'Uwiteka. Hariya muri Zaburi ya 48:13 ni ibanga. Hariya muri Mika 3:6 turebe uko avuga. Mika 3:6 hatubwira ko umwijima usobanura ubujiji. Muri Mika 3:6 hatubwira ko umwijima ari ubujiji. Tumva uko hatubwira, nico gituma hazababera mu ijoro kugira ngo mutagira ico mwerekwa, kandi hazababera umwijima kugira ngo mudahanura, kandi izuba rizarengera ku bahanuzi, n'amanywa azababera ubwire. Hariya haravuga hati, nico gituma hazababera mu ijoro kugira ngo mutagira ico mwerekwa, kandi hazababera umwijima kugira ngo mutazahanura, kandi izuba ntirizarengera ku bahanuzi, n'amanywa azababera ubwire. Bisobanura ngo ahangaha umwijima ni ubujiji. Ubwo icambere tugomba kumenya rero, umwijima ni ijoro. Icya kabiri, umwijima ni abanyamahanga. Icya gatatu, umwijima ni ibyago. Icya kane, umwijima ni ibyaha. Nkuko byavuze ngo twahamagawe nk'abatangiye ubwami, ishanga ryera, ubwoko bwatoranijwe, abantu Imana yacu yaronse kugira ngo twamamaze ishimwe ryayo. Imana yaduhamagaye ikadukura
mu mwijima ikatugeza mu muco itangaza. Kuva mu mwijima ni ukuva mu byaha, kwinjira mu muco ni ukwinjira mu itsinda ry'abakiranutsi. Ahangaha rero niryo ryasohowe mu Batesalonike avuga ngo ariko mwebweho bene data ntabwo muri mu mwijima kugira ngo uriya munsi uzabatungure nk'uko umujura aza nijoro, ahubwo mwe muri abana b'umuco, mwewe muri abana b'abakiranutsi, mwewe muhora mwiteguye, mwewe muzi gutegereza kugaruka k'umwami Yesu. Ntabwo rero muzaba muri maso kandi Yesu ngo yongere abatungure. Imana yacu basange tumenye ko hari muri Zaburi 48 ari ibanga. Hariya muri Mika 3:6 ni ubujiji. Dusomye muri Zaburi ya 88 twumva ko hatubwira. Zaburi ya 88 umurongo waho ni wa 13 haravuga hati, Zaburi 88 umurongo waho wa 13 twumva ko hatubwira, haravuga hati ibitangaza byawe bizamenyekanira mu mwijima, gukiranuka kwawe kuzamenyekanira mu gihugu cibagiza. Ahangaha ni ijambo rivuga ngo umwijima ni ibanga. Ibitangaza byawe bizamenyekanira mu mwijima, nuvuga ngo guhisha ibanga ni ukuba mu mwijima. Hariya muri Zaburi ya 88 umurongo wa 13 ushobora noneho kurota ugenda ukareba imbere ukabona imbere yawe hari umwijima. Ushobora kuba uhagaze ahantu habona hejuru yawe hari ikintu kirumbaraye kimeze kigisakaye ariko ari umwijima. Ushobora kuba uri kugenda mu mwijima ukabona imbere y'uwo mwijima ari umuco. Ushobora kuba uri kugenda noneho igice kimwe ari umuco ikindi ari umwijima. Ahangaha ni ugupfuka mu gasenga kugira ngo Imana ibashe kuguhishurira ikubwire ico bibasha gusobanura. Nuvuga ngo umwijima ni ibintu 12: ijoro, abanyamahanga, ibyago, ibyaha, ibinyoma, urupfu, umuvumo, umubabaro, igihome gikingira, ubwisho bw'Uwiteka, ibanga. Nuvuga ngo umuntu ukorera mu mwijima abakorera mu ibanga. Hariya muri Zaburi ya 88 kugera umurongo wa 13 noneho agaheruka muri Mika 3 umurongo wa 6 bisobanura ngo ubujiji. Menya inzozi zawe. Nuvuga ngo ushobora kubonekerwa ubona umwijima, ushobora kurota ubona umwijima, ushobora kwerekwa ubona umwijima, cyangwa gishobora kurumbarara cy'ikimenyetso n'igitangaza. Ushobora guhanurirwa umwijima, ushobora guhishurirwa umwijima, bishobora kuza mu magambo inyandiko zidasobanutse cyangwa se bikaza mu nzozi. Ibyo byose iyo bije ugomba gupfuka mu gasenga, aba ari ukuri kumwe kuboneka mu bisobanura umwijima mu byanditswe byera. Ubwo rero umwijima wose si ijoro kuko itangira igice cya 15 havuga, ahubwo Imana yaravuze ngo umwijima ngwisi ijoro, noneho umuco ngwisamanywa. Bisobanura ngo ni ubusobanuro bw'umwijima busobanura muri dictionnaire ngo umwijima ni iki ni ijoro, ariko bigasobanura biriya 12 bishobora kuza ku muntu. Cyo gihe urapfuka mu gasenga Imana ukakubwira ukuri kuboneka mwabiriya ko ari 12. Imana idusange kandi dukomeze. Igihe uzabona umwijima utekereze kuri ibintu ko ari 12, uzabonamo ukuri kwawe, uzabona Imana itugenera biturutse mu kwizerwa kwayo. Ushobora gusenga Imana usaba icyo ushaka, ariko Imana ntabwo izaguha icyo ushaka, ahubwo izakugenera ikigukwiye, kuko kwizerwa kw'Imana kuri hejuru yo kwizera kw'abantu. Abantu basaba ibyo bashaka, Pawulo yaravuze ngo byose ndabyembererwa ariko siko byose bigira umumaro. Nakwifuza ibi Imana ikangenera ibi. Icyo twashima nuko Imana yatugenera ibidutunga kandi ikatugenera ibyiza, ariko ntituvuge ngo tuzabona ibyo twifuza, kuko Pawulo yavuze ngo ibyo twifuza byose siko byose bigira umumaro. Imana idusange dushobore guhishurirwa. Menya inzozi zawe. Umwijima ni iki? Ni ijoro. Umwijima ni iki? Ni abanyamahanga. Umwijima ni iki? Ni ibyago. Umwijima ni iki? Ni ibyaha. Umwijima ni iki? Ni ibinyoma. Umwijima ni iki? Ni urupfu. Umwijima ni iki? Ni umuvumo. Umwijima ni iki? Ni umubabaro. Umwijima ni iki? Ni igihome gikingira. Umwijima ni iki? Ni ubwisho bw'Uwiteka. Umwijima ni iki? Ni ibanga. Umwijima ni iki? Ni ubujiji. Tumenye ibyo kugira ngo tuzabashe gusobanukirwa amagambo y'Imana
kandi azadukomeza bidukure mu buyobe natwe tubashe kugeza abanyabyaha kuri Kristo Yesu mu izina rya Yesu amena. Pastor wakoze Imana iguha umugisha. Nshuti za Gusenga Everyday tubasaba kugeza ubu butumwa bwiza, menya inzozi zawe ugeze ku butumwa abandi bamenye inzozi benshi bakunda kurota, barota inzozi zitandukanye, abantu benshi bararota ariko ntibamenye ubusobanuro bwazo, abandi bagasobanura ibitari muri Bibiliya, ariko pasiteri asobanuye umwijima mu buryo bwa Bibiliya. Imana ibaho umugisha. Ubutumwa n'uburebe wenyene, ariko ubutumwa ubugeze ku nshuti zawe mu magurupe, haba ku ma Facebook, za Twitter n'ahandi hose, ahantu hose kugira ngo bamenye inzozi barota. Imana ibaho umugisha. Pasiteri, tugera ku musozo, sinzi ko hari ikindi wakongeraho uza gusoza unasenga Imana. Ni Pasiteri Mpazirego Pierre. Nimero ya WhatsApp kubifuza kudukurikira 07866966 kabiri 0 abashaka gukurikira inyigisho kuri channel ya Gusenga Everyday batuye mu duce dutandukanye, muzakurikira, muzabona ibibafasha kandi mubisangize abandi, nibwo Imana izaduha umugisha mu izina rya Yesu amina. Abifuza amasarabisi mwatwandikira kuri WhatsApp, mwifuza igitabo cya Yohana, Danieli, amateka y'itorero na Dogitine zo nyisho shingiro, mwatandika kuri izo nimero, twababwira uburyo mwashobora kubona izo sarabisi. Waba uri muri Amerika, wabona izo sarabisi mu buryo bwiza cyane, wabuwohereza email, hanyuma tukabikoherereza biri soft. Imana ibaho umugisha. Abari mu Rwanda ni nkuko bari kure, abari hafi tushobora kuzibaha. Imana ibaho umugisha. Ikiganiro naho utaha. Shalom, shalom. Shalom. Gusenga everyday. Gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.